kanaka atabibonye ivyo bintu ni ibyahe byari byatumye Randiwe daza kurakara kugwana Priya nyine agashaka nyine ikintu yashakaga ko twibonanira nyine kandi ntago rwose numvaga ndi mu mavuta yabyo ivyo nyumve gushakaho wenda Randiwe dabana ko yarameze nk'umuntu akuze cyane akako yifuza kuryamana nawe ese byakabaye ngombwa ko abantu bagomba kudufashisha ko Yes, reka twizere ko mumeze neza mu mpere impande z'isi zigiye zitandukanye. Uyu munsi ushobora kuba wakoze bikanga ugahangana bikanga ako ukomeza ushiremo akabaraga ejo bizagenda neza. Urabona ko byagenze neza ntiwigisha nkingo wihenere kuko isi ni gateye gatoki ibintu birahinduka ejo wasanga umeze nk'ababasaba abo bimye imbere kamera turi kumwe na Gilbert. Gilbert makuru yawe. Makuru yanjye biraho. Kumenya nta muntu ufite nta kamurara. Za makuru yanjye biraho. Ntabwo nyine bimeze neza mu buzima busanzwe. None se duheruka cyagihe abayobozi baje byagenze gute byarangiye gute? No kuvuga ngo byarangiye nyine nyirinzu bamuhaye bamuhaye inzu ye nk'icyamategeko nyine ateganya. Ubu ngubu nanamenyesha n'abantu bagiye badukurikirana ko ibikoresho byanje nagiye mbitiza inshuti kugira ngo babe babimfashije. Mu by'ukuri ntabwo ubuzima bumeze neza cyane ko ubushobozi bwanshizeho ibintu byanjye nyine bigiye biri mu gasozi. Nanasaba ubufasha n'abantu amasengesho ndetse n'abafite ubushobozi bundi bw'amafaranga nabo kugira bamfashe. Mu by'ukuri ntabwo byorohewe ibintu twagiye ducamo barabiza abo twatangiranye. Bigeze aho nyine umuntu areka kwihagararaho wenda akavugisha ukuri akavuga ati mu by'ukuri ubuzima ntabwo buhagaze neza. Nimba no kurya kuri ubu ngubu bisigaye bigoranye kabisa no kuba umuntu yabona byibuza n'icyo cyede cyo kuba umuntu yakora biragoye. Hari ahantu ujya nyine kuri ba bantu baba batanga akazi bagifite imyumvire nyine yo kuvuga ngo uko bakubonye akaba ariko bakwakira. Hari ahantu ejo bundi nagiye gusaba akazi ku ishansiye ngezeyo umukiriya ndebye aravuga ati wapi wowe ndi kubona utashobora ngo ihene abona nta kabara gafise nyine abona abamubwira ati ndi kubona ndusha kuba umusirimu ndaguha akazi ko kugira gute nyine mu buryo nyine bwumvikana. Ntabwo nyine n'ahantu ndi kuba najya kwaka ako kazi kugira byibuza mbane n'icyo kurya nyine ntabwo nyine biri kugenda neza. Madamu wase yisubiriye iwabo? Madamu yaragiye kubera ko nyirinzu yaje kumuneza. Madamu kabisa ahita agendana n'ubwo ntago ndi no kumuvugisha maze kumwandikira ndamuhamagara ariko nkanabona ko kuri WhatsApp yasomye message ako mu by'ukuri ntago nyine ari kubasha kugira gute kunsubiza. Yego none ubwo ngubwo wenda abayobozi nicyo ikintu bavuze kuri byo babifashe mu muyihe mwanzuro? No kuvuga ko basabye nyine ko igihe cyari gishize cyari gihagije banama niyo prive nayo irashira ariko n'ubundi shira nkiri gushakisha n'ubundi ntarabona amafaranga y'inzu y'ibyo kurya. Mu by'ukuri n'ubundi birangira iyo minsi bari bamaye 15 irangira n'ubundi nsa nkaho ari nk'ijoro rimwe bari bamaye irangira n'ubundi ntabonye ubushobozi kugira byibuze mbe nakwikodeshereza n'inzu y'ibihumbi 50 cyangwa se 20 ariko nkapfa kuyihengeka mu musaya. Murabizi namwe kurara hanze cyangwa se kujya gucumbika mu bantu biba bigoye bituma nyine n'umuntu atisanzura kandi wari usanzwe ufite iwawe utaha iwawe nyine urumva nabyo ni ikibazo nyine. Ibintu bijanye na madamu wawe se yabikemura hiki? Nta kindi urumva umuntu uri gusoma message ntagire ikintu asubiza ebana asa nkaho simugiriye mu mutima ariko birasa nkaho ashobora kuba
yaransibye niko nabivuga. Niyo mpamvu wumva ko madamu wawe ashobora kuba yarahukanye nuko ahukana cyane no kuba agiye kuba yihaye amahoro? Ashobora kuba nuko ahukana, ariko buryo kwahukana kuba kurimo kurototera, kuba kurimo kuregera no kuba mwana atandukana burundu. Yego. Ubona ari impamvu ituma yaragiye iwabo, ese niyo mpamvu y'inzu cyane ni impamvu y'ubuzima bwanyu bwite? Ni ukuvuga ngo icyambere ni igihe ababibonye harabibonye igihe yasangaga nyirinzu mu nzu mu cyumba, ariko haza gukubitiraho n'ubuzima, situwasiyo y'ubuzima nayo ukuntu yaje kugenda, nyine biba ngombwa ko tudakomezanya muri ubwo buryo, kuko mbere najyaga mwandikira agahita nsubiza, nkamuhamagara akanyitaba, ariko nimba umuntu ushobora kumuhamagara inshuro zirenga 10 ntanavuga ati uyu muntu arankeneye, telefone icamo atari kuvuga ngo telefone ntayiriho. Urumva ko nyine biba bitoroshye mu buzima, kandi ngire ngo hari n'abandi baba babyumva nk'uko ndi kubyumva. Yego. Base bikazarangira gutera Ndodi wewe urumva wewe yashaka amazu yiwe, ese ubuzima bwawe na Landlord bwari bumeze gute? Landlord rero ni umuntu ubona wagiraga irari, sinzi nimba ari uko wenda yitungiye umusaza, akajya barambonaga akabona ndacyarimo umugabo kabisa ushinguye ufatika, akifuza kuba yagirana imishyikirano irenze iyo Landlord na nyiri n'umupangayi bagirana. Sinzi kabisa, rumva nyine nawe yagiye ashaka ko habamo ibintu biri deep cyane, kandi nge nari icyo gihe ntago nari imeze neza ku bantu badukurikiranaga umunsi kundi, bagiye babibona ko bitari bimeze neza. Yego. Ubwo rero hari ibyo yashakaga, ariko nanjye nkaba nta mwanya nari mfite mu buryo bwumvikana cyangwa se bugaragara. Yego. None nk'umuntu yababona mwuno mwanya, yababona nk'umuntu yatandukanye n'umugore wahukanye, cyangwa yababona nk'umuntu wenda mu kibana ariko mushobora kuba mwatandukanijwe n'ibihe cyangwa ubuzima bubi? Ntago buriya nahita mbari ikintu ngewe icyo ndi kubara ubu nuko twatandukanye, nimba tutabana mu nzu twakabaye kuba tubana, umuntu ukamuhamagara ntakwitabe, ukamwandikira message kuri WhatsApp ukabona ko ayisomye ntagusubize, ubu nge ndi kubara nkaho dusa nkaho twatandukanye, kuko ntago ndabona ko turi kumwe nyine. Buryo umuntu wahukanye hari n'igihe unamuhamagara akakwitaba, akaba yakubwira nabi wenda bitewe n'umujinya gifite, ariko byibuza ukumva ko akwitabye. Yego. Hari amakuru bigeze gutangaza umunsi umwe, numva umugengo yamba ashaka kuryamana nawe, ntago byaranze. Ese byanyabyo nta munsi numwe mwigeze buhurira mu mirimo y'ibanga n'uriya mu Landlord wawe? Biri mu bintu nirinze, ariko byo narabibonaga ibimenyetso by'uko we abishaka, narabibonaga, ariko njyewe kubera ukuntu madamu wanjye namukundaga rwose, numvaga nyine ntatandukira, numvaga n'uwo mwanya wo kuba nafata uwo mwanya wo kuvuga ngo ngiye kuryamana nawe, numvaga nyine utaboneka kubera stress. Yego. Wowe wumvaga bitaboneka? Ntabwo byari uwo mwanya ntiwari kuboneka, kubera ko nari mvuze mu mutwe, ndimo ndavuga ati se arakira arapfa, mbega nabonaga ari hagati yo gukira no gupfa. Yego. Wowe ugiye mu ruhare nk'ugwa madamu wawe, ibyo yatekerezaga wabona ari ubucucu cyangwa wabona ko nawe ari umwana w'umuntu nawe wabitekereza ujye nk'umuruhare? Yego, twese turi abantu. Nanjye ari njyewe, nanjye nagira ikibazo ibyo yagize, kandi tujye tubyibuka uko njyewe nabibona, nkicara nkabyumva, umutima wanjye ukabyakira. Madamu si mutera ibuye, uri umutima we niko wakira ikintu. Buriya hari umuntu wakira ikintu akaba azi n'ukuntu ari bukivemo, ariko hari n'umuntu ucyakira akakigumana burundu kugeza apfuye. Ubwo rero nawe buriya niko ameze, ntihagire n'umucira urubanza, buriya ni umutima we nyine ntago wakira ikintu ngo ugire wenda n'izo mubu. Niko buriya mbibona. Ni ikihe kintu ugiye gukora cy'ibanze mu buzima bwawe bwihutirwa? Ndamutse mbonye amafaranga nakongera nkikusanya,
nkaba nanashaka n'utuntu ncuruza nkora ku ruhande kugira ngo byibuza nongere nsubire ku murongo ntabwo bimeze neza. Muri plane ufise uno mwaka ugomba kurangira n'izihe plane? Icya mbere mfite ni ukwiyegereza Imana. Indi plane mfite niyo byibuza kuba nabona n'abana nubwo madamu nyine mbona nyine batabishaka. Ko numva muri gahunda zose ufise nta madamu arimo kuza kuba mutabana ntacyo bikutwaye n'icyo bikukwangiririza mu buzima. Aya biracyintwaye ako w'impamvu nyine ntago nawe ashaka kumbona ariko wenda bashije kumpuza n'abana wenda hari n'ukuntu abana bashobora kuzongera wenda bakaduhuza ari ibishoboka aramutse wenda umujinya washe. Ko numva muri plane zose ufite nta plane yo kuvuga ngo uragomba kurondera madamu wawe, ibi bintu bizarangira ute? Bizarangirira ako mvuze ko harimo yo guhura n'abana kandi buri mwana se kaba n'ubundi bafitwe na nyina. Rero ujye umenya ko hari igihe umwana guhuza na nyina. Niyo mpamvu abana bazaba icyambu. Biravugwa ko uzakuva mu nzu ya Landirodi. Ko Landirodi hari ibintu mutari mwasezeranye, hari ibintu yagushakaho akatabibonye. Ivyo bintu ni ibyahe byari byatumye Landirodi aza kurakara akagwana Priyada? Nyine agashaka nyine ikintu yashakaga ko twibonanira nyine kandi ntago rwose numvaga ndi mu mavuta yabyo. Ivyo nyumva yagushakaho wenda Landirodi ubona ko yarameze nk'umuntu akuze cyane akakora yifuza kuryamana nawe. Ese byakabaye ngombwa ko abantu bagomba kudufatisha kubera imbaraga zabo canke ubushobozi bwabo? Urumva nyine Landirodi yashakaga kunega umutego wo kugira ngo nyine anyigarurire. Sibyo? Nyine haryamana na ntago agira ate ntago ari bubashe nyine kunyumva kuko nkeka ko iyo nza kuba nararyamanye yari kunyumva akaba nayo mezi nkeka ko nayo mezi atanu avuga ngo nari muri ntago ari kuba kiyiba yari kuba yarayankuriyeho ubanza hari inzu nari kujya nyiberamo kubera ko umuntu buriya nimba gutega uruko umuhereje amafaranga y'inzu akuraho amwe akaguha sibyo ukabona nyine agufitiye imwete se wariye bimeze bite waraye ute bwakeye bute izo kurungera izo rero ntashakaga mbega nicyo kintu tutumvikanagaho neza ni nacyo kintu nyine nari amezi byatumye nyine ayashyira mu gaciro cyane. Yego umva ntabwo yabyoroshe nta ntuzenya ako twizere iki nk'abakunzi banyu mu bintu bijanye n'umuryango wanyu? Izere ko hamwe n'amasengesho wenda dushobora kuzongera tugasubirana. Nanjye sinifuza gutandukana nawe ariko ni ikintu kinashura cyakira ubasha kugira umutima ukomeye nk'umugabo nyine. Ubasha kubasha nk'umuntu w'umugabo ugomba guhangana kumenya ngo umugore nimba mumaranye imyaka irenga 10 ariko umunsi umwe akaba mutari bwongere kubonana bikabibaye burundu nyine ukamenya uburyo nk'umugabo ugomba guhagarara mu kibazo nk'icyo kiba gikomeye pe kandi n'ikibazo kiba gikomeye. Ese ubona bino bintu birategwa n'iki? Ese nibo abakecuru bamwe mwahemukirana barimo baragenda batega satani barimo baragenda batega ibibazo niyo birava kuki? Sinzi wenda nimba ari icyo ariko nacyo gishobora kunabaho buriya tujye tumenya ko buriya inzira tugenda tunyuramo amahoro ufite iwawe ntago abantu bose babifuza ko ayo mahoro nyine wowe wayagira. Tujye nabyo tubimenya amahoro wowe ufite hari ushaka kuba nyine ashaka ko nawe uhora mu kavuyo nk'ako iwe hahora nimba ari icyo gipfunsi gihoraho nyine nawe niko hariho uwo atabishaka ko nyine nawe useka mu rugo ashaka ko nawe uhora uzinze umunya. Izo ntambara si umuntu akazigwana gute? Azirwanisha amasengesho ibintu byose bikemurwa n'isengesho. Imana se ibyo bari mu Imana? Ayo umuntu yizeye Imana kabisa kuko niyo iduhereza ibidukwiriye.
kandi nta kintu na kimwe kijya kiba ngo kibe igitungure gitungura Imana. Umva ntabwo biba byoroshye kandi ibintu byose ugomba kubaho ugomba guhangana nabyo niko biba bimeze. hano navuga ngo nta byinshi byo kuvuga reka tubiragize Imana kandi nuvuga ngo ikihutirwa se si ukubanza ukazana madamu wawe ukanza ukabindana naho kuba ubonye aho kuba madamu wagenda ukamuhiga cyane. icyo ngero ndimo ndashaka cyane reka mbanze kwanza niyubake nimara kugira icyo ngeraho wenda nkamuhamagara byibuze yaba arundira akaba ari buze ariko akaza n'ubundi asanga na nyine naramaze kugira ikintu ngeraho. Nicyo kintu mbona nyine n'ubundi naho n'ubundi kumuzana twari dusanzwe twibereyeho ubuzima dukenera kurya inkoko tukayirya, twakenera kurya urwo rukwavu tukarurya, twakenera kurya iyo nyama y'inka tukayirya, twakenera iyo fi tukayirya kandi ku gihe. Ubwo rero urumva kumuzana mu buzima ngewe mbayemo n'ubuzima twari tubayeho nk'umuntu w'umugabo, urumva nanjye hari ikintu nyine mba numva ku mutima nyine kitabigaragaza neza nk'umugabo. Okay, ndumva nta kindi cyo kuvuga cyangwa cyo gukora. wagize neza kuduye breaking news y'ukuntu ibintu byifashe mu rugo, ubwo ntagira igihinduka uzatubwira. Kiganiro garuka. Ciao. Murakoze.